Bianca yari inshuti ya Nice. What? None se niba wacyumvishana ku muhanda gutya niyo mpamvu yatuma ntagutanga. Mwiriwe Nyami bitese suza ariko jya ugaragaza imbaraga nk'ukuntu ugaragara. wishimiye cyane sinzi n'uri ndanabivugamo. Uri girlfriend uyu mufata nka musaza wanjye. oh Yego. No way. No. Babu baki. Babu. Reka kunera ubwo wambwira. Habaye iki? No. Rahisa. Ndamenya ari biki abantu. Resa ninde nowe? Nyami. Ntabwo mbyumva. Siko nagiraga ngo bari n'ikintu cya danje. Nagiraga ngo hari icyo ubaye kukwandikira se ni ikibazo. Man. Nyami kuki ibi bintu utari kubyumva? Ni iki nari kumva aho ngaho? Umuntu yakwandikiye urashyuha gutyo bimeze gutyo utinya bigeze aho ngaho. Nese usanzwe ugakoresha telefone? Ntabwo nkubeshya ni ukuri. Nitwa Nyampinga, ndi umutima w'umujyi. Abitse amabanga menshi ndetse buri cyizere cya benshi. Hari ubuzima bugiye guhinduka. Batekereje ko hahise bacitse, ariko hahiseho ntibagirana. No way. No. Rahisa. Muri uyu mujyi buri wese afite amabanga ye, ndetse amwe n'amwe ashyinguye kure cyane kurusha ayandi. Gusa yabagiye kujya ahagaragara. Impinduka ziraje muri uyu mujyi. Ndabaziye. Uriya Nyampinga niwe wambwiye yuko ucuruza urumogi njye narabirose. Impamvu ubwazo zishobora gutangiza umuriro, ariko ubutabera niyo mpamvu yonyine yo kutugeza ku ntego zacu. impamvu Impamvu hari impamvu. Nese ko mbona ari ugupurenga indirimbo. Uya reba nyine nese ntura message iri hejuru. Wari ugupurenga indirimbo ariko. Nyine indirimbo nari ndi kumva indirimbo ariko reba message nese message ntije. Message siri. Nyami, trust me. Babo. Please. Babo. Ndabona ushobora kuba ufite ikibazo cyo mu mutwe. Ubu utangiye kubona n'ibintu bidahari se? No way. No. Rahisa. Babo siko urwaye. Ibintu uko nanjye ntari kubona ni iki? Kubera icyo utari kumva ibintu uko nkubwira ari ukuri. Nta kuri kubirimo ngenda birebye. Simurebeye. Nese bigenze bite? Urasaze nyine ufite ikibazo. Ahubwo wowe mbwira usaze ibyawe.
kandi anyandikiye anakoresheje nimero y'isevinze mbibonye. akwandikiye he ko nabyo mbona none se wa muhungu urarembye urahise se bose bahaye ibiki Nyami wambabariye ukanyumva. ndakumva iki kandi ibintu bigaragara wowe wari ugupureyinga indirimbo izo ndirimbo nizo zivuyemo Raisa Sinzi impamvu utari kumva ibi bintu. Njyewe ikibazo ntabwo ari uko Raisa nyandikiye. ikibazo ni iki rero Why? babu kuba yakwandikira se nibyo wagize paso nabigeze aho ngaho nagusanzwe wandikira na Nyami sinzi impamvu utari kumva kino kintu. babu yashobora kuba ari hangova waraye muri gutuma ubona ibintu bidahari Oya. No. mani urarwaye urarembye kasakumirura ngaho Raisa ngaho kidumbari ibyo ndamenyamo ikimuranye ariko kidumba Ego urasabwa iki yuzuye utanga amahoro Moro se nanga y'iki nayahera gusa ramagije sawa yakari mu gashyashya kasohotse uriya mbamagaza ahangaha rero naje gufata akawifi nyirampinga mwiza sawa yakari mu gashyashya kasohotse ese undi kuwushingaraje aho ngaho uri gukora iki ako nyirami wagiye ku mutima mubi umva ye ntabwo nitwa nyirampinga nitwa nyampinga nimba nabwo uvuga ururimi babimbwira ariko umukobwa w'igisenyi reka azanyereka niko wa nyampinga ubwo ngubwo urakajwe n'iki ko naje gufata akawifi hano nicyo kikurakaje ariyo ugura umva gabanya urusaku ntabwo babara bari guhangana n'ibya Raisa ngo aze no guhangana n'urusaku rwacu Raisa ninde uretse ubanza umbwire neza mana nyagasani magutuza Raduse naramucitse mbona avuya none Raisa ninde nakundi mama azi urugo burwana narwo gakora ari kumata kumva ibyo bya mama w'ubizanye bite by'ababyeyi umva ahubwo mwibarize buriya ntabwo mba mbona mama wawe atazigerageza umwana w'abahura nabyo ibyo byiyorereka bariya ni abakecuru njye nawe tururungano na rungano nkene ngo ubona njye ndurungano rwawe ndabizi ko nkunda nubwo waba wikomeje ngo buriya abantu b'igisenyi niko mwimerera murango mwerekana amarangamutima ariko njye ndahari nzajya yakwereka umva mubaze oya ku gasuzuguro kawe se nkakunda hagarara hano umbwire ibyo umbwira harya ngo buriya babu gaho ibikoresho bamwe ibikoresho si ibikoresho biranywerwa nyine ariko nawe ntukajye wigira umuturage warageze i Kigali ngagira gutya ngo buriya icyatumye asara ngo asigaye abona abantu ngo ni uko akanywa ibiyobyabwenge amatabi ariko njye nari mbizi ntabwo yabana na kiriya kigerageza ngo akomeze ari babunze ariko ma ubu ninde wavuze ngo njye nkunda abasore b'ibiruhomora kuriya nyamingira inama buriya babu ni iki cyatumye ahinduka bigeze hariya ku buryo asigaye n'urumogi ko nari mwiza sha ako nyami wamugiriye inama koko ibyo basi wenda anywa inzoga nta kibazo n'iwacu bapfa kumwihanganira rwose tukabana ariko ibiyobyabwenge sinzi ko rwose iwacu bamwemera ese ko ndi kumva uri kwishyira imbere cyane urishyura neza ko babu yakwemera abaye se atari wowe na Raduse noneho ngo hajemo na Raisa ariko nza ikibazo se kanywa itabi wakifatira undi
ako nyamimbwiza ukuri buriya saa urahangayitse mama ako subu n'ubuhangayikishijwe n'iki mu by'ukuri ega papa kuva natangira gutekereza neza niwe musore nabonye mwiza none asiganywe itabi urumogi ako njye narabibonaga nari nangiye kujya mbikeka babu ubona ngakonja ukuntu ubona atakishima none haho wazi nari nzi ngo nawe wamutwaye kumbe ni ibiyobyabwenge bisigaye bituma atambona ngo mbone mu rukundo umujyi umva na mu bujajwa bwawe se byo ako se nyamiga rukano basi mubaze ibintu umva nizeye ko utagiye kumbwira ubwo bujajwa oya we nyizera umva mubaze wa mungu nakubananye nawe hariya hepfo umva n'ikiko nabonye ari mwiza ako bujajwa bwawe ntabwo byo burangira gusa ngo n'ubu ngubu ni ubujajwa wembwira ese undi uri kumbaza iki mu by'ukuri ngaho mbwira ikintu kumbaza hafi aho ngaho nyine uriya muhungu mupfanike ko nabonye ari mwiza nawe n'umugabo wawe musaza wanjye ngaho amatsiko ashira ndahira nese afite shiri siko ndikumva uri kwikundisha ubuhungu bwose ngaho babu ngaho musaza wanjye ubu ndamenya nkushe mufata he umva mbanze mubaze nyami none se uriya musaza wawe akunda abakobwa babyibushye cyangwa akunda wowe ntabwo yakwemera ntabwo uri sayizi ndi kubona atapfa kukwemera pe aha iryo ni ishyari ry'abara mu kazi ariko nta kibazo tuzarubana urugo rwa musaza urubabu kuva nk'ibiyobyabwenge ariko natanywa ibiyobyabwenge azi koga gusakirira n'insambaza nakubwiye ubwo bujajwa bwa babu bumurimo icyo kintu wacyumvishe oke ngaho mbwira izina rya musaza wawe uri maze ikiza ya nta kibazo kurimenya gwe sowe konzi ko witwa nyira nako nyampinga kidumba nawe ntukahitiraho kidumba niba udashaka ko nzamwita nyirampinga ujye unyitakiraho nawe nzamwita nyampinga ngambwira izina rya musaza wawe yitwa mpinga yitwa mpinga ngambwira rero kavugira he icyo nzi cyo nzarimenya sha kandi nimara kumenya izina rya musaza wawe babu nzahita mutera ishoti ubundi mpita nibana n'umunyagisenyi ako si ninde wowe umamagaye amanesha umutwe kanitahiza we yego ndi hano hepfo n'ubundi shagira vuba kabisa urimo urangiza kabisa sawa ndeba ukuse ntabwo nsoza yes come on bitte ni byiza eme ko mbona ikibazo ushaka ko twicara shaka mpaguruke haguruka okay eme uyu munsi wakoze ibintu by'ubutwari cyane ku buryo mbona ukwicupa ubwo uraje kandi oya ni ukuri ibihembo urabikwiye pe okay I appreciate in advance gusa nyine nyampinga sibyo n'ibitara tuzabikora n'ibitari biriya tuzabikora mu gihe nyine nkiri kumwe nawe nawe ukiri kumwe nanjye just trust me no kuri eme rero nari natekereje urumva mbona ale dushaka twamyorera ko alani ntabwo buriya bwenge niyo yabwira ntabwo yagira ubwenge bungana kuriya ahubwo ndumva twakurikirana babu wait ushatse uvuga ngo tureke ale dukurikirane babu yego why eme babu niwe ubona ujijutse cyane kuruta ale kandi niwe ushobora kuba niwe dushobora kuba twagira icyo dukuraho muri make bivuze ngo se ushatse uvuga ko twareka ale tugakurikirana uwo bita babu yego gute se how why babu ubona ko hari amakuru ashobora kuba yatanga ariko ale yigira inzanga cyane ntabwo wapfa kumenya ibintu bya ale ale ni ikigoryi ntabwo ubwo bwenge yabubwira butekereza kureba ingana gutyo ariko ntabwo numva cy'uburyo ko ushobora kuvuga ngo ale ngo ni ikigoryi ntabwo twese turaba tumuritse umushyire ku ruhande se
njyewe ko nari nabitekereje numvaga ale we twaba tumuretse akagira ibyo tubanza kuverifiya kuri babu. Babu nuzaduha ikintu cyatuma tujya kureba ale. Ndabyumva ibyo byo. Ubwo rero ndumva ale twaba tumuretse ahubwo tugakurikirana babu kuko bombi ntabwo twakurikiranira rimwe. Ibyo ndabyo reka tubikore gutyo. Ariko nyine nyahi please niba tugiye kureka ale tugakurikirana babu, please make sure yuko uwo babu atazigera kuvumbura na rimwe kandi kuko namusa kuvumbuye nkumve ngo ibintu byose bimeze nkaho birangiye. Bariya basore duturanye mu gipangu. Ubwo bwenge ntago wabugira namba ntago ubwo bwenge babugira. Nyabiyoya gusa bariya amaze kubamenya bishoboka pe. Ntukajye ubona nyine ngo abantu bameze nk'ahari inzanga ngo ngo ntabwo batekereza. Baratekereza ariko niyo batekereza ntabwo batekereza bigeze iyo ngiyo, batekereza hano hafi cyane. Okay, ntacyo reka tubigenze gutyo dufate uwo bita babu, ariko make sure yuko atazigera kuvumbura please. Babu ntabwo bariya ntabwo ibyo bintu bapfa kubikeka. Ntacyo reka tubikore dukurikirane babu, nta kibazo turi kumwe. Ahubwo rero rero njye ndumva kandi ubwo n'utundi dutekerezo ubona twagize ugiye kumpereza ngo tu arega n'ibyo bitekerezo biba bikenewe. Gerageza ukurikirane ikintu kimwe please, sibyo? Okay, nta kibazo noneho reka dukurikirane babu. Nihagira ibyo tubona kuri babu bizaduhereza umwanya wo gushakira no kuri ale. Njye ni time ndahari ndagomeza nanjye ngerageza uko nshoboye. Uwo babu ndamushaka amakuru menshi ahagije niba rero tujye kugira target yacu. It's okay. Noneho uzi kuba wicaye gutya wajya kubona ukabona message muri telefone yawe noneho ku mazina ye. Asibiseriye ibyo bintu byaje ku mazina ye cyangwa wenda wabonye undi muntu ufite izina ryanditseho nk'irye waba ari byo wikanga. Ni wambabariye ko ngiye ibi bintu nabyiboneye ndi normal nicaye hano ndi focus kuri movie. Telefone iravibura ndebye mpita mbona izina rye na message. Yuzuza ikintu buriya wowe nakunda kwizera. Ugiye kwanga kumwe bimwe byo mu cyaro umuntu yacaga ahantu ibigini impaca urazizi ibintu byitwa impaca bimwe bigenda nijoro bigenda nijoro bikamukubita ugasanga byamurunze mu musozi yabibwira abantu ngo hapi ngo ni inzoga ngo zamutaye. Ubwo rero nawe ibintu ni bibiri, icyo ndizera ni kimwe ntago wari wanyweye. Niba utanyweye ubwo wenda byaba ari byo kandi nkubwira ko ari nyine ikibazo niba ari nabyo ko bitagaragara muri telefone. Ngewe message nayiboneye gutya ndanayisoma mera nk'uhamutse. Sinzi niba uri kumva icyo kintu, uzi neza ko umuntu buri kimwe cyose ntawe uhari, sibyo? Byongeye uza ahantu mwamushyize wajya kubona ukabona arakwandikiye kuri nimero ye. Ako se babu ibyo bintu ubundi bihuriye nuko nanjye na Morose iminsi ishize. Kuki udatekereza kabiri? Nuru ikintu nge cyanantunguye kikana nkanabyibazaho cyane. Ngewe Nyampinga ubwo urumva yangiza umusazi ndayije mpita umwereka cyangwa atangiye kudutera umuzimu. Mweretse message ndayibura. Bimera nkaho ariko uzi ikintu ndi kwibaza. Afite kuba atangiye kutwibutsa ko hari uburyo twamutereranye. Alan, ngiye ntago nyine nta nubwo n'uyu munsi njya nicara ngo mbitekerezeho mbifate neza. Uriya mwana yatubereye imfurakazi. Siko se byo yari imfura ubundi sinzi ko abakobwa nkawe bakivuka. Wabyiwe Alan, njya nicara nkamutekereza avuga ko kubu abakobwa nka Raisa baracyabaho. Okay, urakoze cyane ko nyumva. My pressure, it's fine. Nase nazone kigukumva. Kunde bushe. Nago nabura kureba kuko nyirizina kuba byonyine wumvisha ide yanjye. Ni by'agaciro pe. Aho bose niba nyine ushimye ko nyumvishe urongera kumbwira ngo yagiye cyangwa turakomezanya. Ubwo se twaba dukomezanya kandi gute? Ahubwo reka mubwire Eme. Rero reka ngende
dore hano abantu bamaze kutumenya ushobora kubona umwe atanze amakuru ibintu byacu bakatuvumbura ntaho biragera ako se nyami ubona ntagukeneye urangeneye ariko reka ibintu byacu tubikore bucece mpaka tugeze ku ntego zacu ngaho turahuye ni iminota 2 umunota umwe gusa why okay ngaho hicara nta kibazo ibintu byacu bipfa oya ntabwo nakicara ngo ibintu byacu bipfe umutima wanjye uranezerewe cyane ku bwawe sure ni ukuri sure ni ukuri igihe ngo amagara uranyitaba ibibazo byanjye byirukamo ibintu byose nyine ubu mbaye hafi ni ukuri ndanezerewe mu mutima wanjye ndishimye nanjye aho uzankenera mari ku bwawe kandi nzakwitura uzanyitura nzakwitura anyways nyamiba ibyo nta kibazo nanjye ndagushimiye nyine kuba wampaye umwanya tukongera tugahurira mu gukumbi no gukureba gusa apana ku iphone so I appreciate ndagushimiye nanjye ariko noneho ikindi nsereka nkubaze kuvuze ngo uzanyitura ntumubajije ngo uzanyitura iki nzakwitura ndi kukubaza uzanyitura iki nyine kumwe ngo uzanyitura okay wowe ushonje uhishiwe aya migani y'Ibinyarwanda kandi iyo ntagomba ndi kuyumva nta by'imigani wowe ushonje uhishiwe aka kanya mbikubwiye nabamenye ibanga so nukagira ubwoba wabyumve ko mpari ku bwawe iruhande rwawe and thanks thank you Senda kurekurara ni ngombwa eme okay but thank you you're welcome bye ibyabaye byose urabizi noneho uzi ikintu kirenze kinanshengura umutima njya nanatekereza nkavuge koko unzongera mpure n'urukundo nka ruriya yakoze byo nta mukobwa muzima muzongera guhura abo ari bo bose ubwo abo muzahura bose nama ninja yigendera uriya mwana yari imana y'u Rwanda njye najyaga nanabitekereza nkavuga why not ari njyewe kuki ibi bintu bimbayeho ikintu kirenze cyane nuko yarantwitiye uri kubyumva kumva kabisa none se ntabwo njya ibintu wabivuze Nyampinga nibura yakumvisha we Nyampinga wacu ibintu byose ababigize blague nyine yarari aho arahita abona nyine nanjye natunguye nabaye nk'uwasa anca amazi cyane anyereka ko nabaye umusazi nuko baba batazi ibintu turi kunyuramo nyine tu uvuye hewa erega babo ntabwo ari ngombwa ko babunga ahubwo mbwira umubaza mu mutima wowe wibaza ese fiyanse wanjye mbere yo kwapfa namufashije iki nawe wibaze inshuti yawe icyo wayifashije nyine nta nubwo kubyakira ari ibintu biba byoroshye gusa ariko ku isi turimo tuba tugomba kwakira ibyiza n'ibibi dore ko niyo bigiye gusanga umuntu ntabwo bimuteguza none se ibintu byose wabyumvisha rega ntabwo ari ngombwa ko mbyumva Raisa Solomuzi ntabwo muzi ndamubumvanye mwebwe ariko babu uku kuntu uri gusa noneho bimeze bite so muri ibyo birakureba iki aho wayo kubera icyo utatuma njyana mu rugo iwanyu usigaye se ucuruza urumogi ruzagukira ubwo wacuruje mu iseta itari yawe nyine baraguhoza subiramo
atuma nisanga ni nk'amagana atuma nisanga muri